Mbashimiye ko muri kutwumva. Tekereza uburyo bimeze guca ukubiri n'umuhangayiko wo gutwara akantu k'agaplastike mu ntoki cyangwa ukagatwara mu mufuka w'ipantaro yapfumutse, wagata ugahangayika cyangwa se ukagatwara mu ikofi, bayiba ugahangayika ugata umutwe ukibaza icyo gukora ukakibura. Kuri ubu biragoye gupima ingano y'ibyishimo biri mu mitwe y'Abanyarwanda n'abatari Abanyarwanda ariko baba mu Rwanda n'abana batoya kumva ko ibyo gutwara agaplastike mu mufuka yagata akabura agahangayika. Bagiye kumuha ingano y'imibare runaka ifite na password, akayifata mu mitwe yiwe akayitwara akayitwaza aho agiye hose, bayimubaza akayivuga atajijimanganyije akabaha n'umubare w'ibanga wiwe, ibyara agaplastike bikarangiriraho. Iyi nta yindi ni systeme y'igihugu y'ikoranabuhanga y'indangamuntu cyangwa se indangamuntu koranabuhanga. Abanyarwanda bose harimo n'abana ndetse n'abanyamahanga batagira igihugu ariko batuye mu Rwanda bagiye guhabwa indangamuntu koranabuhanga. Izaba ikubiyemo amakuru yisumbuye ku yari asanzwe mu ndangamuntu yari iriho, harimo n'ibimenyetso ndangamiterere. Inzego za leta zishinzwe iki gikorwa zivuga ko ibi bizihutisha imitangire ya serivisi. Inkuru irambuye yateguwe na Iyi ni systeme icururizwamo amakuru yose ajyanye n'ibiranga umuntu, ikaba ububiko bwizewe bubarizwamo amakuru y'abantu bose batuye cyangwa se babarizwa mu Rwanda. Ibyo byiciro harimo Abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gito, abimukira, abadafite ubwenegihugu baba mu Rwanda, n'Abanyarwanda muri rusange babarizwa hanze y'igihugu cyacu. Iyi ndangamuntu koranabuhanga ikazahabwa abantu bose kuva bakivuka n'Abanyarwanda bose muri rusange baba hanze y'igihugu. zivuga ko ibi bizihutisha imitangire ya serivisi. Inkuru irambuye yateguwe na Jean. Ibi bizafasha mu gutanga no guhabwa serivisi zihuta kuko amakuru bwite y'umuntu azaba yahurijwe ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo kuyageraho muri ako kanya bizaba bitakigoranye. Iyi systeme kandi ifite akamaro kanini ku muntu utari iwe bwite, mbese turavuga umwimukira wo mu gihugu cyacu, bikagaragaza ko afite indi mitungo yiwe imwanditseho kabone n'ubwo atari aho yibarurije, bagashyira muri systeme bagasanga iyo mitungo muriho koko. Nanone bigabanya ikiguzi cy'amafaranga cyangwa se ingano y'amafaranga yatakazaga ajya gushaka serivisi cyangwa ajya gusaba serivisi ku irembo n'ahandi hatandukanye, harimo n'amafaranga yo gufotoza n'ay'ingendo. Ni ukuvuga ngo kuba tugiye guhabwa indangamuntu koranabuhanga ntibivuze ko izambere ziciwe burundu zivuyeho, ahubwo iyi ndangamuntu koranabuhanga igiye kuza isimbura inuzu zinafatikanya n'iya mbere kugira ngo hagaragare amakuru yawe bwite ajye muri systeme ave kuri ka gaplastike ajye mu ikoranabuhanga. Kubw'iyo mpamvu hazabaho kongera gukusanya amakuru y'abantu, hafatwa amakuru y'ibipimo ndangamiterere y'umuntu akubiyemo ifoto igaragaza mu maso, ibi kumwe n'ishusho y'imboni. Ibi kandi bizafatwa kuva ku mwana ukivuka kugeza n'abakuze muri rusange. Abana bakivuka kugeza ku myaka 5 hazafatwa ifoto igaragaza mu maso honyine, naho abana guhera ku myaka 5 kuzamuka hazafatwa ibipimo byose ndangamiterere muri rusange.